iyo umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Rero umuntu uri mu cyaha agira icyisobanuro. Abantu bakora ibyaha bagira iki? Umuntu arakwibuna mureba agatangiye kubwira ngo narimbi nkutoraguriye. Umuntu akaza agatobora inzu akinjiramo, wamufata ngo naringiye kukubikira. Aravuga ati wana abantu banshizeho ngo yenda ibitambo. Amaze kwenda ibitambo ngo atangira gutamba ibitambo, kandi nyamara mu by'Imana yamuhamagariye, mu by'Imana yamutoranyirije ntiharimo gutamba ibitambo. Umurimo we wari ukuyobora Abisiraheli. Umuntu yarasambanye, yanatwaye inda, n'indi iragaragara agahakana. Ngo njyewe ngo nukuri ngo nuguhaga, ngo nukuri kw'Imana ndahaza. Ngoya ngo arega mw'iyi minsi ngo Imana iri kugenda interaho inyama. iyo umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Iyo umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Ngo abasenga bubaha Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Haleluya, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Nibyo ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Mu rugendo ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Mu gusenga tugendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Haleluya, ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Nibyo ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe tujya mu ijuru ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Haleluya, tugendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Ngendane nawe Yesu. Haleluya. Amen. Iyo umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Haleluya. Amen. Iyo umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo imigambi ntibigira uko bisa. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Uyu nguyu twari turi kumwe, reka zabanza bibwire. Ngwino sheri, ngwino bibwire di, banza bibwire. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Njyewe mubona hano nitwa Mahirwe Diane, ubwo nyine ndi umunyamahirwe. So nta kwanga ngakwita nabi cyangwa akakwita neza mo kimwe. Haleluya. Amen. Iyo umuntu yubashye Imana baragendana, kandi gupangana nayo imigambi. Haleluya. Haleluya. Gupangana nayo iki? Imigambi. Ese ujya upangana nandi imigambi? Abantu benshi dupangana imigambi n'abakomeye, tugapangana imigambi n'ababyeyi, ariko hano ijambo riratubwiye mu muririmbyi ngo pangana na Yesu imigambi. Haleluya. Amen. Nuko nabivuze nitwa Mahirwe Diane, uyu ni umutware wanjye.
turi abavugabutumwa, haba mu ndirimbo, haba mu gusoma Bibiliya, ndetse no mu buzima busana. Iduhana umugisha. Murakoze. Imana imuhuki imigisha. haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli wa mbere, ibice 13 duhereye ku murongo wa 11. Igitabo cy'umuhanuzi Samweli wa mbere, ibice 13 duhereye ku murongo wa 11. Aranditse ngo Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana, nawe niwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira imikishimashi. Bituma nibwira nti, ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanuke i Gilugari bantere, kandi narahendahenda Uwiteka ngo ame umugisha. Nicyo cyatumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse. Wagize ute yemwe? Wafuditse. Wagize ute? Wafuditse. Sawuli wagize ute? Wafuditse. Sawuli wagize ute? Wafuditse. Haleluya. Amen. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse. Niwumviye itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isiraheli iteka ryose. Ariko none ubwami bwawe ntibuzagumaho Uwiteka amaze kwimikisha umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka. Kandi niwe umwami yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Mazina yanjye nitwa Turacyaraba Umukiza Innocent. Ndi umugabo, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Pentecote mu karere ka Nyamasheke muri paruwasi ya Kagana. Ibirenze ibyo Imana iduhana umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Nesheshwe n'Imana mu mutima wanjye rero uyu munsi wa none kuba Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Amen. Ndumva afite ibyishimo bidasanzwe kuba Imana ikiturinze kandi turi basima. Dusomye amagambo avuga umugabo witwa Sawuli. Sawuli uyu nguyu ni Sawuli mwene Kishi, umwami w'Abisiraheli. Yimitswe ku ngoma y'ubwami, yimikishijwe amavuta na Samweli. Ubwo Imana ntiyamwishimiraga icyo gihe? Yego. Icyo gihe ntiyari imunezerewe? Yego. Samweli amwimika ngo Abisiraheli bari banze kuyoborwa n'Imana, banze kuyoborwa n'abahanuzi, kuko Imana yimikaga abacamanza akaba ari n'abahanuzi. Baravuga ati, oya, ntabwo tuzakomeza kuyoborwa n'abahanuzi n'abacamanza, turabirambiwe, dushaka ko Imana itwimikira umwami. Samweli ngo ajya kugisha inama Imana, Imana imuhitiramo ko yimika Sawuli. Sawuli ngo yima ingoma, aba umwami w'ubwoko bwa Isiraheli, atangira kuyobora Abisiraheli. Ngo ariko igihe cyo gutamba ibitambo by'uko barase, ngo abwira Samweli ati, dukwiriye kujya gutamba ibitambo by'uko turi amahoro. Samweli aramubwira, tuzagende nzagusangayo. Uzagende nzagirane, nzagusangayo. Sawuli ngo azamukana n'ubwoko bw'Abisiraheli, baragenda bajyayo, bararirimba. Oh, haleluya. Bararirimba indirimbo zibanezeza. Uwiteka uri mwiza, ubwami bwawe ni bwiza, ingoma yawe ni nziza, ukwiriye icyubahiro, ukwiriye gushimwa, ukwiriye guhimbazwa, ukwiriye gupfukamirwa, ukwiriye gutambirwa, ukwiye guhabwa icyubahiro. Ngo batangira bashima Uwiteka banezerewe.
uko bugenda amasaha atambuka abantu baracogora. Abantu bagira bati bamaze gucogora ati baba we uyu mwami nawe aratuzengereje. Umwe agacunga, undi agacunga, undi agacunga, buri wese atangira gucaho, atangira kugira gute yigendera. Sawuli ngo abona bagiye kumushiraho, yigira inama itari ya kigabo, yigira inama itari iki ya kigabo. Aravuga ati wana abantu banshizeho ngo yenda ibitambo. Amaze kwenda ibitambo ngo atangira gutamba ibitambo, kandi nyamara mu by'Imana yamuhamagariye, mu by'Imana yamutoranyirije ntiharimo gutamba ibitambo. Umurimo we wari ukuyobora Abisiraheli. Ngo akimara gutamba Samweli abaraje gake gake abarahageze. Ngo akimara kuhagera aramwitegereza, aramubaza ngo Sawuli ini ibiki? Ibi wakoze ni ibiki? Buriya umuntu uri mu cyaha agira ikisobanuro. Abantu bakora ibyaha bagira iki? Umuntu arakwibuna mureba agatangira kubwira ngo narimbi nkutoraguriye. Umuntu akaza agatobora inzu akinjiramo, wamufata ngo naringiye kukubikira. Abantu bari mu cyaha, umuntu uri mu cyaha agira ikisobanuro kirenze. Naho umuntu yatoboye inzu yinjiramo akuyemo ibirimo, wamufata ngo nukuri naringiye kukubikira, akanarahira ngo nukuri kw'Imana ngo ntabwo nigeze nkwiba, kandi umusanze yatoboye inzu. Abantu bari mu cyaha, umuntu wakoze icyaha agira ibyisobanuro birenze. Umuntu yarasambanye, yanatwaye inda, n'indi iragaragara agahakana. Ngo njyewe ngo nukuri ngo nuguhaga, ngo nukuri kw'Imana ndahaza. Ngo oya ngo arega mu iyi minsi ngo Imana iri kugenda interaho inyama. Wabwa ati warasa noya pe n'Imana irabizi, nukuri koraho wumve nukubyibuha. Umuntu uri mu cyaha agira ubwisobanuro. Kera nanjye najyaga mbikora ibyaha, nata nkahita mpimba ikinyoma cya danje ariko nkakibarira ikinyoma cya danje, nkahita mbwira ati wana mama ngiye kukigukubita nukuri kw'Imana, nutemera ndaba ntazi kubeshya. Nahagera nkasanga yaciye inkoni, yanarakati ngwino nkuvunira umuheto, nkaza mfukamye. Mama urabizi nageze kwa Gashenderi. Nageze kwa Gashenderi, ngeze kwa Gashenderi nsanga Yohanita yicaye, nukuri umwana yamurijije arambwa ngo wakwirukanka ukampamagarira mama. Mvuyiri hakurya igatwe. Mama kayo gose naho wari wagiye mwana wanjye. Nkaba ndakimukubise kandi akikiriza ngo umuntu uri mu cyaha agira ikisobanuro kirenze ariko niwe muntu wa mbere ugira amayere yo kwisobanura adasanzwe. Sawuli nawe ngo atangira kwisobanura
icyambere nabonye Abisiraheli batangiye kugenda bacika, bari kunyoba gake gake, mbona batangiye kuyoba bose bamvaho. Bamaze kumvaho nigira inama ya kigabo kandi nk'umwami. Umwami yarategekaga bikaba. Njyewe Sawuli mpita mfata umwanzuro, ntangira gutamba ibitambo, ibirenze ibyo tubireke. Samweli aramubwira ati Sawuli we wafuditse. Wagize uti? Wafuditse. Ima none kuko wafuditse ugakora iby'Imana itagutegetse, Uwiteka guciye ku ngoma. Cyoze Samweli nawe yari igikenya. Reka mbabwire, uyu munsi wajya kwa perezida akambwira ati perezida Imana iguciye ku ngoma ntuzongera gutegeka, ndababwiza ukuri ko ntiyataha. Ariko Samweli ababwiye Sawuli ati kuko wafuditse Imana iguciye ku ngoma. Ikindi kigeretseho, imaze gutoranya undi muntu uhwanye n'uko umutima w'Imana ishaka, kandi mutoranyirije kwimikwa kuba umwami wa Isiraheli iteka ryose. Ngo ahita akata, iyo ukomeje hepfo ngo atangira kwigendera. Ngo Sawuli nawe ngo arongera aramusingira, bakuruye ikinyita cy'umukenyero we, umukenyero uracitse. Ngo aramubwira ngo kuko unshiriye umwenda. Kuko unshiriye iki? Umwenda. Imana iguciye ku ngoma. Sawuli amara imyaka 33. Haleluya. 33 ngo yicaye ku ntebe, ariko Imana itagira itamwemera. Si yari umwami se? Ngo imyaka 33 ngo agenda hari umwami, ariko Imana yari imitse undi mwami. Haleluya. Hari igihe umuntu akora icyaha, yamara gukora icyaha Imana ikamuzinukwa. Sawuli yari afite uburyo bwo kwihana, agapfukama. Yamara gupfukama akabwira Imana ati Imana, ni ukuri kw'Imana narafuditse. Agashaka imirimo myiza. Haleluya. Agashaka imirimo myiza yatuma Imana imwemera, ariko ntiyashaka imirimo myiza. Ngo akomeza atumvira Imana, atavugana n'Imana. Baturirimbye ngo kugendana na Yesu. Haleluya. Iyo ugendanye na Yesu mu bikorwa byawe uba umeze sawa. Iyo ugendanye na Yesu mu mirimo yawe aba ari sawa. Ariko iyo utagendanye nawe, kambabwira ingaruka yo kutagendana na Yesu. Kuri Sawuli byamubayeho kutagendana n'Imana. Sawuli kubera kutagendana n'Imana byamukururiye umuvumo, bituma apfa n'abana be barapfa. Umuryango wugira uti uribagirana. Ngo hasigara umwe, Bibiliya yita ngo ni Mefimbosheti. Nawe asigara atari uko ari muzima, ahubwo ngo yari akamuga, yari afite ubumuga, ngo aba ari usigara. Ingaruka zo kutagendana n'iki? N'Imana. Haleluya. Ingaruka zo kutagendana n'iki? N'Imana. Ngo Sawuli haba ku ngoma imyaka 40 atagendana n'Imana, atumva ijwi ry'Imana, atumva aho Imana ivuga. Oh, haleluya. Amen. Kugeza ubwo yapfuye, apfira mu ntambara azize kutagendana n'iki? Imana.
n'Imana. Kugendana n'Imana, bene data, nshuti zanjye, reka mbabwire ngo kugendana n'Imana niryo banga ryo kubaho neza, niryo ryo banga, haleluya, niryo banga ryo kuba mu munyenga w'ibyiza, haleluya. Kambabwire ko gatoya, njya nibuka igihe nari maze gukizwa, njyewe nakijijwe, yambabwira ngo nari umurozi. Impamvu niyita umurozi nuko naragiye kubucirira kandi narabugendanaga. Buri ufite uburozi umaranye umwaka, niyo waba utari wabukoresha ubu uri umurozi. Ndabeshya se? Ubu uri umurozi. Narabugendanye umwaka urashira, undi uraza, kuko nabuciriye hashira imyaka 3 nkibufite. Nese sinari umurozi, sinari umurozi. Narabugendanaga rwose n'ubusore bwiza, nkumva mfite ifiyeri, nkumva ndi n'umujene, nanatambuka nkumva ni sawa. Ariko umunsi umwe Yesu aranyihishurira, haleluya. Yesu aranyihishurira, amaze kunyihishurira arambwira ati mwana wanjye, dore urarushye, ngwino ugendane nanjye. Uwo munsi ndabujugunya, maze kubujugunya ntangira kugendana na Yesu, haleluya, haleluya. Ntangira kugendana na Yesu. Yesu turagendana, Yesu turabana, Yesu mubona mu mirimo, Yesu mubona mu bikorwa, Yesu mubona mu nzira, haleluya. Yesu nampamagara akambwira ati mwana wanjye ndi hano. Nahamagara nkamubaza ngo urihe, akambwira ngo ndi iruhande rwawe, humura. Nagera mu makuba, haleluya, nampamagara ati mwami wanjye, ni njyewe wa undi nasaba ari umurozi. Akambwira ati humura mwana wanjye, narakubabare ndi iruhande rwawe. Kugendana na Yesu, haleluya. Kugendana n'Imana niryo banga ryo kubaho, haleluya. Kugendana n'Imana niryo banga ryo kubaho. Umukobwa, kugendana n'Imana niryo banga ryo kubaho. Musore, kugendana n'Imana niryo banga ryo kubaho, haleluya. Kugendana n'Imana niryo banga ryo kubaho. Ubundi buzima waba urimo bwose, waba uri umukire, waba ufite amafaranga, utagendana n'Imana, zero, haleluya. Waba ufite amafaranga utagendana n'Imana, zero. Ngwino ugendane n'Imana, ngwino tugendane n'Imana. Ndakubwiza ukuri ko nitugendana n'Imana izaduha ibyiza. Nitugendana n'Imana, haleluya, tuzajya twumva tunezerewe, dufite ifiyeri ryo kwishima. Reka mbabwire, Dawidi yagendanye n'Imana, agendana n'Imana. Dawidi yaravutse ari ikinyendaro kwa Yesayi, agendana n'Imana. Ise yamujugunye mu ishyamba, haleluya. Agendana n'Imana mu ishyamba imbere y'intare, agendana n'Imana mu ishyamba imbere y'idubu. Nusoma Bibiliya uzasanga Dawidi yaravuze ngo mama yambyariye mu byaha, mu byaha niho navukiye. Icyo nicyo kikwereka ko Dawidi yavutse yitwa ikinyendaro. Abo twari tuzi kera bitwaga ibinyendaro. Bibiliya iravuga ngo Yesaya bamubaza ngo mbese nta wundi mwana usigaranye, yaramubwiye ngo, yabwiye Samweli ngo mfite umwana w'umuhererezi yagiye kuragira udutama. Yagiye kuragira iki? Udutama. Bigaragara ko Yesaya bamuzaniye Dawidi, nyina wamubyaye,
amuzanira Dawidi. Mugore wa Dawidi yaramaze gucura, aramumuzanira. Amaze kumumuhamba ati fata icyana cyawe. Nyina yaramwanze. Fata icyana cyawe. Yesaya we, fata icyana cyawe. Ageze mu rugo aho yaravuye bamubyari, ageze mu rugo kwa Yesaya yumvaga agiye kubaho neza nk'umwana nk'abandi. Ise ngo ajye kugura udutama, niko yivugiye ngo aragiye udutama. Haleluya, amen. Ngo ako kanya ajya kugura udutama. Najya mu ishyamba intare ikarya kano gatama, ntacyo nzaba mpombye. Intare nirya kano gatama, ntacyo nzaba ngizene. Ni twa dutama tumwe, hari udutama njya mbona mu isoko ry'amatungo kaza bakakagura 20, 23, 18. Ugahita wibaza ngo mbese aka gatama kazabaho? Twari udutama twagakwiye kuba tugaburirwa amaminwa. Ariko babwira Dawidi baramwati jya mu ishyamba, intare nikwicirayo nzaba nduhutse. Isubwe yari amaze kumwanga ngo amwohereza mu ishyamba ririmo amadubu, kandi amadubu ni inyamaswa iryana. Amwohereza mu ishyamba ririmo intare. Ishyamba ririmo intare. Reka mbabwire ibintu nabonye mu iryo shyamba. Nigeze najya gutembera mu ishyamba rya Kongo bita Nyamuragiro, njyaho bita Rwindi, ribamo intare zinagenda ku manywa uzireba. Hari ibintu nka 5 nabonyemo biteye ubwoba. Icyambere nabonyemo inzoka ya 21 metero. Yo niyo ya mbere nabonye. Icya kabiri harimo intare. Icya gatatu habamo impyisi mahuma. We noneho hari hageretsemo n'amatubu, sindaribonaho. Ariko uko numva amateka y'idubu ngo ni inyamaswa ikarishe cyane. Haleluya. Ariko Dawidi ngo agendana n'Imana nubwo yari hehe mu ishyamba. Kaya bati Uwiteka we, nta wundi mugisha afite atari weho. Oh haleluya. Uwiteka we, ni weho mungeri wanjye sinzakena. Uwiteka we, uri gihome n'ingabo inkingira. Uwiteka we, ni weho. Ngo abaho ngaho, ngo araho ngaho, ngo intare yasa. Haleluya. Intare yaza akayisingira. Mu gihe se yarazi ko intare niziramurya, ngo idubu ryaza akarisingira, akarifata, ngo akaritanyagura. Haleluya. Ngo intare yaza ngo agafata inkoni akayizitagura, yamara kuyizitagura ngo akayitanyura. Kuko yari ari kugendana n'iki? N'Imana. Haleluya. Kugeza igihe bamwimikiye kuba umwami wa Isiraheli, ngo yima ingoma. Ariko yima ingoma muri bene se. Nicyo cyatumye avuga ngo Uwiteka we, untunganyiriza meza mu maso y'abanzi banjye. Haleluya. Amen. Buri umuntu yavutse mw'ubwo buryo akarerwa na mukase, rimwe na rimwe hari ibiryo mukase atamuhaho. Nene data aravuze ati nk'inyama n'agafi. Yarezwe mw'ubwo buryo ari wa undi bajugunyira akawunga ati gifatwe se. Bakamuha ibijumba bashaka kureba ko yagira akadigi. Bakamuha n'ibyo biteke n'ibishyimbo ati to, nikidapfa cyishwe n'intare kizicwa na kariya kadigi k'ibijumba. N'ibijumba kizicwa n'impatwi. Ariko akagendana n'iki? Haleluya. Akagendana n'Imana. Imana imwimika hagati ya bene se.
none gitangaje gihambaye ntiyari mwiza. Kuko icyambere Yesaya ngo yari afite Eliyabu ngo yari mwiza kuruta abandi b'Isiraheli bose. Ubwo yari we mbisi mu bahungu muri Isiraheli. Yari we mbisi mu bahungu mu Bisiraheli, kuko niko Bibiri ivuga ngo yari mwiza kuruta ab'Isiraheli bose. Ariko abo ngabo Imana igira iti irabaga. Haleluya. Ngo ifata Dawidi wagendanye nayo, wagendanye n'Imana, imwimika kuba umwami wa Isiraheli, ategeka Isiraheli imbura Sawuli. Kugendana n'iki? N'Imana. Haleluya. Yugendanye n'Imana umusore mwiza, yugendanye n'Imana umukobwa w'intangarugero, yugendanye n'Imana umumama w'intangarugero, yugendanye n'Imana. Hari abantu bagendanye n'Imana, tubona Daniel, Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo bagendanye n'Imana. Haleluya. Bagendanye n'Imana kandi babategera ku Mana yabo, ariko Imana yabo ntiyabatererana. Haleluya. Kugeza ubwo ngo batanze itegeko hacanwa umuriro ngo bashugunywe mu muriro, ngo ariko ababashugunyemo umuriro abahita. Kugendana n'iki? Haleluya. Kugendana n'iki yemwe? N'Imana. Kugendana n'Imana ngo baho. Kugendana n'Imana. Petero ngo baramugambaniye bamushyira mu nzu y'imbohe bamaze kwica Yohana. Herode ati ndashaka Herode. Ngo abantu bakoma mu mashyi bose baravuga ati Herode avuze nk'Imana, Herode ni Imana. Yarababwiye ngo nshaka nde? Petero. Kuko Imana yagendanaga na Petero, yari izi ko Petero azakora umurimo. Yari izi ko Petero, haleluya, azakora umurimo. Ngo marayika ko kanya ahita aza yemeza Herode. Abari baraho batacuka ku munwa baravuga ati Yesu umuntu yashoze inyo ntanuka. Ngo ako kanya marayika araza aramukumbanya joga inyo ndakunuka, bose batajya. Iyo umuntu agendanye n'Imana iramurwanirira. Haleluya. Umuntu agendanye n'Imana iramuneshereza. Iyo umuntu agendanye n'Imana iramutsindira. Haleluya. Iyo umuntu agendanye, kugendana n'Imana, muririmbyi yaremye ngo kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye. Oh, kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Oh, kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Oh, kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugenda Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Oh, kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibambaye, nibanga rihambaye. Haleluya. Kugendana na Yesu ninga rihambaye. Nubwo abizi batarimenya, ariko kugendana na Yesu nibanga rihambaye. Nshuti yanjye, ngwino ugendane na Yesu. Muvandimwe, gendana na Yesu. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, bizima
turagusabye ngo twegere cyane kuruta imyambaro twambaye, kugira ngo tubashe kugendana nawe tutazacibwa ku Kristo. Tubonye uburyo Sawuli ngo yaciwe ku ngoma azize kutumvira, azize gufudika. Afuti menshi, hari uburyo bwinshi tujya dufudikamo tukagucumuraho, ariko ndakwinginze ngo kubw'amaraso yawe menye ku musaraba igorogota, utubabarire ayo mafuti no gufudika byatubayeho, kuko twabikoze mu bujiji. Murye ryarambwe ngo iminsi yo kujijwa kwacu warayirengagije, none tubabarire uyu munsi, wirengagize amafuti no gufutoze, utubabarire. Urakoze yuko utwejeje, ngaho ngwino ubane natwe, ubwami bwawe buze, ube hagati muri ganza cye kibe muri twe, ugendane natwe mu nzira zacu, mu mikorere yacu, mu myicarire yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.